Uragenda hano hajira itiryo uragenda hajira itiryo ba ifite andeka kugera kuzi ndeka uragenda ifite yamarajyo sha nanamenyere yigo adubiri nzamugukiza ikintu gisabwa kuba uri umugabo cyose ndabyujuje yego yego ariko se fatira ujye ubona akazi uzagashobora impamvu cyona ntazagashobora se ko mbona wazanye umutwe ufunze hano none se ntuzi ko none n'Abisiraheli nabo bagataye kwa Farawo bakagenda reba yisa umuntu ataranywa icyayi tubanze dukore nyine banze nkora ibi ngibi genda ubu se nyokobuja nabyuka nicyo uri bumubwire ndabanza mutega imirimo nakoze nyine sawa ngaho mva imbere genda ujye gutegura icyayi tu kabanze nkora mata nyine urakoze nawe urakoze ma mari kongera imigisha myinshi sawa Sheri welcome yes twara bokumwa Sheri bite shani sawa mana we kwananutse ndihoresha ni statusha ntananywa mana we waransengeye nago byabura ndabazirikana byata nari ngukumbuye ikamanze nk'icari mwese bimeze gute shatura aho nyine ntari be hano n'amahoro kwawe bizaba bizi n'amahoro Yesu we ari navuye hano numva nihigisha byataye byageze ngomeze ibintu yankoreye sha ntabyo sipe byagenze utengaho mbwira ko numva bimbabaje sha ntabuze amafaranga aho kugira ngo basi gomeze anyaranje nyine nk'inshuti basi mvuga ko ibyo bintu ntabikora sha usi akajya avuga ko ari nyuma yatwaye yo nicyo cyatumye njya gusenga reka nkumbwiza n'ukuri numvise ngize n'umujinya urabizi ko mu buzima bwanjye nanjye ntinyuka no kubona narwana n'umuntu cyangwa se ngo mubwire nabi ariko ndakubwiza ukuri ko gomeze twa tugiye kwicana bana we nose ko atabimbwiye ariko uramwana n'umwana mubi bikabije sha byihorere ibyo bireke gusa nyine naramubabariye shapore nose riza we yabivuzeho iki sha riza nyine rasubize se ko ari bya bindi bye basi ntiyagufashe ngo umuntu aranyashaka ari byihorere ibyo ngibyo byararangiye imana yonyine nizi ibisubizo ihangane inshuti yanjye kandi komera sha nakunde riza se yagiye aracyaryamye yaryamye bwije uyu munsi sha ndamukumbuye we na natwe gomeze twaba tugukumbuye urabona ko twazanye undi musore mushyashya se uriya ni umukozi mushya wasimbuye Kadubiri uriya niwe ugiye kuza gusimbuka Kadubiri bijyanye byose Kadubiri agiye kujya ku ishuri twizere ko yafashe icyemezo waragifashe niba n'ayo mafaranga yarakubwiye ngo mubyihorere ubwo ntazanabigarukaho ukundi sha ntabwo mbizi ariko nyine byarambabaje ubu se nturi kubibona ko tubonye umushyitsi wagiye gutegura kiriya cyayi byibuze tugasangira niko bimeze genda uyu ni umushyitsi kuri wowe nubwo ari umusanga kuri twebwe ariko genda ujye kuyitegura anamugana iyo nama ni waba uzashobora kubyuka ukamerera nabi ngaho genda ujye unyumvira niko bimeze muhora muzana abakozi basetse y'itako umva uriya noneho azakugagaza imbavu zizakurya fatiraho
ngwino hano tate kwicyayi ngiye kugitegura cyakora cyamaze nyine gutungana ubu ngubu nibyo nyine ndi kugira koroganiza neza kugira mbashe kwinjiramo hariya. Genda ugitegure bamwe icyayi dore isaha zageze. Uko bimeze mama? Ahantu ngenda. Sawa. Gomeze se bimeze gute? Kugira ngo ubone. Darike. Umeze se inshuti. Ni byiza. Iminsi myinshi. Twari tugukumbuye. Iminsi itatu yose ni myinshi mwana. Waramutse neza. Konsoza waramutse. Darike yaje ryari? Shamasa kandi nuko yatsanze hano nyine arankumbuye abaganiriza. Iminsi itatu ni myinshi. Twari tugukumbuye. Karibu. Kamvugisha umuntu kuri telefone muwe muganira namwe. Hari ahantu nari ngiye. Oya mbabajije ntabwo wagenda ubiza amahirwe n'ikubonye. No gukira icyambaye. Ni ibiki we? Umva ntukajye umera ubwoba. Ni ibiki byakubaye? Babara twikare nkubwire. Mu nzu se? Nari ngiye ariko tubaze tugende nkubwire mu nzu. Uzi byambaye? Nizere ko ari amahoro. Umuriro wari waje. Mani, tuno tuntu naraye fresh kabisa. Nta kintu umugambi wanjye ndumva nawusoza none kabisa. Aya mafaranga ngomba kuyatwara hafi ukajyana imashini nanjye ibihumbi 6 ngomba kubitwara kabisa. Kuko hano muri Kamembe ntabwo twabaho twicaye gutya. Ngomba kuyatwara nanjye nishaka tuzanatandukana kabisa. Ndaza kuyimura mu kanya ariko bo kamenya bitse hano aza kuyakura nitonze usubijamo uyu munsi imashini y'ikigo nanjye no kugura telefone apida azabana nayindirira mu myotsi ifaranga byose ubundi abakobwa umuntu atanabaririyeho yanahomba. None ngomba kabisa gukora umuti. Mani paso. Tafu. Yo. Uragarutse mani. Mani. Kutitegura tugende mani. Nakubwiye ko narinje hanze na Alisa yarumpamagaye. Yarambwiye yuko aje hano. Mubwira yuko turi kumusigira agafunguzo hano. Alisa? Yes. Alisa yarambwiye ko aje hano. Ariko ntabwo aho tugiye ni karaga telefone ndeba gusa kuko uramuje twaravuganye. Then kugenda tugatora nkamwishyura. Tukaza turangiza fere. Alisa we mubwira aho tubika agafunguzo nk'ibisanzwe araza gatore ntari. Hari kibazo? Nanjye ntari biruka twigende tubasumye tumuhagisha. Arasanga nta muntu uri hano. Oya, rose si bisanzwe hano ni mu rugo iwe bari. Alisa ni shewe wanje. Alisa ni shewe wanje hano arisanga kabisa nta. Tugera nanjye kureba barabati. Je nasoje mwana nabisoje namaje kwambara kandi uramukowe namubwiye ko tuje nta minota nta. Karaye ntabyirirwa bibaza n'utubuta dute. Sawa, no ngwino tujyana aho ndebe kara telefone. Wari kumenyere n'ibintu by'intuza by'amatelefone ndi ntabwo. Birabiye sinyabisobanura neza nawe. Aka nta mupira. Uragenda gutya? Ndagenda gutya. Jesus Christ. Okay, ntari imana si mu mujyi dufata akamoto wa. Ari. Sawa. Nonese we mbabarira umbwire Kennedy buriya yabifashe gute? Umva byari bikomeye hano rw'ahantu. Nagiye kubona mbona umutipe araje ansanga hanze numva akaruye bya bindi by'urukundo ndamuhakanira yanga kumva ntabwo nyine bishoboka ariko se bite byawe bizabakwemeye koko umva winkorakora ntabwo wankuye muho umva kuki batipe bishyigiye mutumva ariko biza wanyumvisha kweli ariko se ntabwo wumva ndeka ubundi wambaye mu maso ukagenda abasore batesha mutwe umuntu yarahaza shaniye wikozeho noneho nzi ko ariwe tukiri kumwe nanihagarariye namwihoreye namuteye ibitugu numva umuntu aramfashe ngira ngo niwe ndanikanga
ariko aka gatipe nta bwenge kagira kuki utumva ibyo ni ibiki uri kuvuga mubwira nabi naho ni Kennedy ntabwo nyine ngusetse ariko iyo ndasegeye naramubwiye ngo ni agatipe Kennedy arababara kumva nyine bapabaje umubwira ubu so byifashemo gute ukimara kumenya nyine ko ari Kennedy wumvise bimeze gute nawe urabyumva vuga ngo twarinjiye wagira ngo ni satani wari wakozanye ngerageze twarinjiye tukinjira mpita mubona agenda mu cyumba ndavuga umutipe nahise mbeshya Kennedy ko ngiye mu cyumba kureba fone ndagenda nsanga umutipe yicaye ku gitanda cyanjye ntumbaze ngo yahageze yaje kuzapagani barabwira ese ko nanamubwira ubundi ko wabyanze ko wanze ko mukundana yaje kongera kugaruka gute gusa ikintu noneho cyantunguye nyine nanze kubitindaho Kadubiri burya ni umusazi wigendera nagiye kubona Kennedy namushutse yemeye Kadubiri abaraje kiri nimba ari uko bimeze ndakubabarira reka tuberane sibyo Mabusha, ka gasore wohereje ngo njyane mu cyumba cyawe karimo kagenda kibarasinga ndikumva igitanda kirimo kiragenda genda ukuntu uriya ntabwo kibuge hasi kaza kuryama hasi nijoro mukagenda kibarasinga Kadubiri ni umusazi agasore se kayo kandi nta musore uri mu cyumba cyawe Mabusha nta musore uri mu cyumba arimo umusore bwogari arimo tugende burye ngo turi kwiyunga na Kennedy Kadubiri yankoreye ibintu Kadubiri mbigenze gute mwirukane nanze no kubimubwiraho nanze no kubigarukaho reka kubw'amahirwe wenda reka dusekuze nyine ko Kennedy yabyumvise gusa nyine naramushutse ni ukumushuka nikiza mbona arabyumvise hagati ariko ibindi byari bimeze neza bimeze neza nta kibazo nanjye nkeneye kuruhuka iminsi itatu myinshi ahubwo jya koga uhite ufata n'ikintu cyo kurya no kunywa hari ahantu ngiye kujya ariko nshaka kujyana na Kadubiri nyine tujye kugura ibikoresho ejo nshaka atangira kujya ku ishuri hari udukoresho nshaka ko tujya kugura reka nanjye njye kuruhuka genda uruhuke kambwire Kadubiri nawe yitegure sawa nyine yesu we Mabusha naje kwitegura ngo tugende Mabu Kadubiri Sarana washoje narangije wowe nawe nategereje kazi ibintu byose se nakubwiye wandika wabyanditse byose nabyanditse ariko nyamara Mabusha ndabona amafaranga yagiye kuyapfusha ubusa kubera iki kubera yuko ngiye ese bitanga nibyo bike wiyambitse izo rinete najugunye kubera ko zacitse urazaba twiza Mabusha nabonye ntatureka mpitamo nanjye kuzajya nyine uri kubona ko zicitse buriya uretse uraraza kureba ukuntu nitugera mu mujyi abantu bose baruze Mbabarira wambure. bako bari buze kuba bari kumwe mbabarira wambura ibyo bintu uze tugende ntabwo nakwambura izo rinete bigize nk'ingegera siga ibyo birinete tugende oya tugenda ahubwo Mabusha Kadubiri ukumva ibintu ndi kukubwira cyangwa ntabyo uri kumva Mabusha njye ntabwo nasiga ukuntu nambaye siga izo rinete tugende oya Mabusha ntabwo nazisiga Mabusha basi reka nisiga tugenda cyakora bitesha abantu urimo muri gushwana Kadubiri reba ntabwo reka rinete yambaye ngo tugende mu mujyi azambaye yaraziboneka none se watse urananiwe maze nanze no kubikubwira kubera ko nzi ko unaniwe narangije kurya ndi kumva ibintu bimeze neza ndashaka urumva umeze neza okay nta kibazo maze ni na byiza Kadubiri wazibitse cyangwa se mu mufuka oya nazisize hariya ku meza Mabusha rahira nubwo Kadubiri ajya kumva utuntu ashobora kwirirwa gusutsa umunsi wose okay nyamara Mabusha yari asigaye ari imbere ndabona yarabaye n'imboga rinete rinete uzibonye yambaye ariko Mabusha ziriya rinete ni nziza nyine ndashaka ko tugenda hari n'ikintu nshaka kuza kukubwira niba ufite umuntu njyewe sinabura umwanya wo kubwira tubanze tugende tuzane ibikoresho bya uza Kadubiri kudusebya ndakuzi fatiraho egeko
warakaye kandi bagiye gukorera Mbese ntabwo ko nkeneye kujya ku ishuri ubundi.